Nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona amarira y'abarengana babuze kirengera, ububasha bwari bufitwe n'ababarenganya kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 1. Nubwo bimeze bityo si ihame ko nawe uba uko. Birashoboka ko mu babi benshi ushobora kubamo nk'izahabu yazimiriye mu cyavu, ugahora witeguye guha amazi umutima uguye umwuma. Hari benshi badaheruka kubwirwa ijambo ryiza, wihangane, wakoze, urakire ndetse n'andi nk'ayo, bigatuma baba mu isi nk'impunzi zikutse imitima. Ariko bene uwo nuramuka umubereye umuntu yiyambaza, akuraho ihumure, aboneraho ubufasha, abwira ibimushimisha n'ibimuburagiza, bizatuma yumva ko nawe ari umuntu, bizatuma yigirira icyizere, kandi bizatuma amenya ko isi ifite abantu bo kwiringirwa.